neza nshuti zanjye ubu noneho ntago nkibita abafana mwabaye inshuti zanjye mwabaye famiye ya YouTube channel ya Temberana na Roseline, famiye yanjye, famiye ya Moment Lab Studio, famiye yacu nyine ahantu hose kuri social media zacu. Impamvu rero mbise gutyo nuko ari mwe mwahisemo ko tujyana kandi mukabihitamo bibavuye ku mutima. Ndabasuzuye uyu munsi mu ijambo riri muri Bibiliya nyine ryanditse muri Samuel wa mbere ibice 10 umurongo wa 26 iravuga ngo Sawuli na agiwe ajyana n'ingabo zimushagaye iz'Imana yakoze ku mutima. Urumva rero mwebwe mwabaye umuryango kuko namwe muri bamwe mubo Imana yakoze ku mutima ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ubu rero uyu munsi noneho bajyanye ahantu heza cyane, ahantu mu nganda. Na hano dufite inganda nko mu Rwanda hariya mufite imasoro ahantu bita Furious numva ajyanye. Ngiye kubatemberezayo gatoya kugira ngo nyine murebe ngo ahantu mu nganda zanga muri Stavanger ni hehe hasate bimeze biti. Muze rero tujyane mu nganda hari ibice by'inganda bibiri. Ndabona hano handitseho ngo Furious West na East. Nubwo ni igice cy'inganda cya ruguru ni cyepfo. Turahatembera gahoro mwirebera. Umunsi ni ku cyumwe ntago bakoze, inganda zirafunze, ariko nyine nashaka kubereka yuko na hano hameze nko mu Rwanda nyine hari ahantu nyine hari inganda nyinshi cyane zitandukanye. Urugero ku ikubitiro hano urabona ko hari amabutike menshi cyane. Hari iriya ngo ni Baus na Airshop nicuza amateleviziyo n'amatelefone n'ibiki byose. Hano nyine hari amabutike yose ashoboka. Power Shade ni mu gice cy'ubucuruzi. Kikaba ari nacyo gice cya mbere cyinjiriza izi komine zahangaha amafaranga. Kabisa kirinjiza kabisa kino gice. Ukuvuga ngo buri komine ifite kino gice cyangwa ni mu gihugu cya Norvege cyose? Buri komine ifite ahantu y'inganda tuvuge buri ntara cyangwa atari komine kuko hano ntago twavuga ngo ni komine. Abagiye bafite ahantu y'inganda nyine. Ariko ahangaha urebye nyine ni hagati na hagati. Nukuvuga ngo Sannes ikoraho, Stavanger igakoraho na Sura komine igakoraho. Barahasangiye ariko niho habinjiriza bose kabisa. Bagiye bahasangiye. Ngo hakorwaho ni intara 3 n'ubundi. Turabajyana first ahantu dore wahonye Ekenur turahagera nyuma ariko bonye Volkswagen natwe. Volkswagen hano irahari nayo. Ndumva ariyo twanabereka mbere. Hari amahanuza yose amamodoka yose kabisa. Ese Norvege yo nta modoka igira ikora? Oya. Hano dufite imodoka z'abandi ariko burese si imwe no mu Rwanda byavuga ngo duteranyirize imodoka hano. Ndabona ari kimwe kabisa. Volkswagen ni hano. Ngiyi kabisa. Kuyibona rero nako kuhagera hano yewana ni heza mwimbere bakwakirana urugwiro byatari nk'umukiri ubuzanya amafaranga. Bazi kwita batanga keya hano kabisa kubakiriye. Ariko byo naje gusanga abazungu bagira keya kabisa. Ada imodoka ya gisirikare. Nubwo birangira. Nani Volkswagen haye kirakana n'abasirikare kweli. Asanga ari umuntu wishakiraga irange wenda. Irakaze irange. Usanogira urana ko nta modoka ihaga usibye ngiyi. Izindi zose ni Volkswagen. Ni ngiyi ariko. Ni showroom yabo. Oya sha imbere uhageze. Ubu harafunze tuzageragiye tuze hafunguye twereke n'abakunzi bacu nyine tubaganiriza. Bereke uko bateranya imodoka byose. Tuzajya banabaganiriza n'abantu bahanga. Ariko hano kabisa niyuje iyo haguze imodoka hano urayizana bakaguha n'icyumba washaka kurya mukaryama ufite nk'akazi ukaba uri kuri machine yawe harimo n'ama office bahereza abakiriya. Hanyuma ubundi ukaruhuka ubundi wamara kuruhuka hagashye. Abazungu naje gusanga agira customer care ariko ko akenshi nabo babagukuyemo amafaranga menshi kabisa. Bayagukuramo n'ukine. Ako nanone ama customer care atandukanye ko nabonye batagira abakozi benshi.
irangira benshi ko usanga umukiriya abyikorera byabishye ko nko muri Afurika muri Afurika ifite amafaranga ubaho nk'umwami kabisa. Na hano nuko ariko na hano nuko hari nk'ibyo nabonye nko mu mahoteli wapi kabisa. Ni gute umukire yizanira amafaranga yaje muri hoteli kuruhuka akaza yitwaza ibikapu ariko mana yanjye ugira ngo abiguterurira hano ntabwo ari uko bimera. Baraguterurira byose baragutwaza paka ubuje kwishyura yawe kabisa. Oya nanubuze no kurya n'ibiki byose biryo bimeze neza byose. Uyu munsi ariko urabona ko abantu badukurikiye barabibona nako ntabwo ari ngombwa ko tunabivuga. Hari ikirere nyine akavura kameze ukuntu sinzi niba bibona. Karomba ajyane ku ruganda rwa peteroli. Ariko ubwo ino peteroli bereke hariya kariya kazina abantu benshi barakazi. Ino peteroli ariko ubwo niyo bacukurire nanga. Bayicukura inaha bakanayitunganyiriza inaha. Kavani byose birangiye kabisa ijya kugurishwa. Wabonye aha hantu hatari. Iyo ni product ya Norvège. Ahangaha kabisa abantu. Bona wagira ngo baherwe. Cyazo nubwo ari mu nganda ndabona bitewe n'ukuntu tumenyereye inganda zo muri Afurika. Cyazo mu Rwanda ndabona wagira ngo hano ni nk'ama office. Ni n'ahangaha ni muri office n'ubundi. Iyi ni office ni part 2. Iyi venuriya yindira hari nayo ariko iyi ni part 2 yaho. Okay. Ahangaha ni mu ma office yabo abaherwe. Aha ni muri office kabisa. Office kabisa biragaragara ko ari ahantu umuntu aza kwakira ama service. Ariko nashobora ko hakora nk'abantu ba manager babyo n'iki. Ntabwo ariho uruganda rwose ruri. Ariko nyine kariya kazina karazwi ka Econel kabisa. Nkunda kukavugaho mu biganiro. Abantu bakora hariya ni abanyabirombi. Abacukuye. Ona nyine ahangaha ariko ibintu byose nyine bijyanye n'ubucuruzi bijyanye n'inganda babishyize ahantu hamwe kabisa. Aha Furus ni ahantu ni abantu bose menya bahazi nta muntu ahazi kabisa. Noneho hari ahantu bijyanye yose ubundi kugira ngo umuntu abone perimi mu Rwanda ni he hajya? Mu Rwanda kugira ngo ubone perimi uriga of course urabanza ugakorera provisoire. Noneho hari ahantu wamara kubona provisoire hari abantu bigisha imodoka. Ahantu bigisha imodoka bakagenda nyine bakakwigisha bitewe n'ubushobozi ufite bwawe no kwiga no gufata kwawe. Noneho ukaziyandikisha kuri polisi nyine ugakora ikizame cya perimi. Hano rero ahubwo nabonye hano bigoranye nta hantu bihuriye n'ibyo sinzi ukuntu bivuze. Twebwe dufite icyo bita stat VVS niyo ibikurikirana yose byose sibyo. Ubu tugiye kuri Ford urabona ko byegeranye na Volvo ngiyi na Ford biregeranye. Ndabona na Tesla ari hano iri. Urumva ni inganda zose hano hari Mazda hari Toyota hari Ford hari na Volvo na Tesla sha. Urumva perime yo mu Rwanda kuyibona haje gusanga biroroshye ugereranyije n'iya hano. Aka abantu bari mu Rwanda bazi ko kubona perime yo mu Rwanda bigoye wapi kabisa. Biragoye sha. Ntabwo bigoye uzi ko byonyine amafaranga hano umuntu yishyura ijya muri Ford rero ntayo umuntu uri mu Rwanda yishyura ntabwo bihuriye. Birangana se mu Rwanda urumva mu Rwanda ikintu ukora hano nabonye hari amasaha bagutegeka kwiga ku ishuri kandi birahenze. Kandi mu Rwanda ho ntago ayo masaha bayagutegeka. Wewe biterwa nyine n'ubushobozi bwawe nuko wize ibyo ntago bibareba. Pfa ko uri buze gukora ikizamuka gitsinda nyine no yitsinze baguhereza perime. Kandi nanga nabonye perime ibi yawe neza hashize imyaka 2 uyifite nta makosa wakoze. Ariko mu Rwanda iyo bamaze kuyibona uba wayibonye nyine biba byarangiye. Hano hari amavovo nukuvuga ngo hano hari inuza ama office y'amamodoka almost yose asigaye. Urebye ko sibye Tesla hariya izindi zose ziri hano kabisa. No ku byapa biragaragara kabisa. Zose zirahari zose zo mu Rwanda hikunzwe cyane brand ikunzwe ni Toyota.
hano ariko wabonye ko Toyota baciye amazi hano nabuze nanuze na brand bakunda zose barazifite umuntu hanga ntago batinya kugura imodoka ngo uso wabutinya for what barutubwiye ngo gukorera perime yangaha ho nyine start VVS mutangira ukora byo bita theory sibyo wamara gukora theory yitsinze ukaza nyine ukiyandikisha nyine muri start VVS ugakora nyine theory wamara gukora ukagenda ugashaka ishuri ryigisha kugira yigisha gutwara imodoka nyine sibyo hanyuma ukiyandikishamo warangiza ukiga uwo muntu ukwigisha niwe uvuga ati wabimenye akakubukingira time yo kujya gukorera nyine perime iyo ujerera kuzana hano nanone kuri start VV handi wakoreye theory wongera akakugarura ubundi akakubigira ati okay none ugakora ije ntago wamuntu mwazanye ugakora theory nanone uratwara kugira ngo barebe ko wayimenye ntago rero wa muntu mwazanye n'uwo mutwarana icyo gihe haza umwita censure utazi saba ari n'umupolisi rwose aba ari umuntu mwarimu wigisha imodoka usanzwe ariko utazi nyine ukora nyine muri start VVS Tesla sha za Elon Musk urabona ko hano none nta no kuvangirwa ni Tesla gusa zihahagaze imodoka zihenda kubi ariko zisigaye zaciwe amazi nazo muri aha muri Norvege ariko se mu Rwanda zacika amazi sinzi ko mu Rwanda hari nyinshi kabisa zaracitse amazi nta kibazo zari zifite agaciro mbereho gato umuntu wari uyifite yiyemera agenda avuga amahone uvuga ngo umuntu wagize uwo mwarimu ni ukonfirma wundi ko wayibonye cyangwa utayibonye arakuzengurutsa iminota 45 utwaye akubwira ati kataha gira gutya none yarangiza akakubwira ati parika ugaparika yarangiza akakubwira ati wowe kwibwa urumva watwaye uti aho rero niho umutima utangira gutera cyane yabikubajije uvuga ngo mu Rwanda hano ubwo ni nkaho bakora ikizami kimwe cya circulation kuko n'ubundi muri circulation habamo ibintu byose none aho ngaho niho byoroheye kuko mu Rwanda ho iyo circulation urayikora ugakora icyitwa parking ugakora demarrage ugakora amakona ugakora ibizami byinshi kabisa kandi iyo utsinzwe kimwe ko byose bimfabusa imodoka ni nyabakise ko mbona ari nziza wa itsinzwe kimwe byose bipfabusa kandi no kuzagaruka nyine ugaruka ari uguhera kuri zero aho niho nanone bigoraniye hano sinzi niba ariko nanganye ariko zinange banguhera kuri zero kuko nubundi stili nabone ikizami kimwe ukora niyo mahirwe kandi mu Rwanda buri kizamukishije amafaranga yacyo icyo gihe twa wishyuye ariko nabyo birahenda kizami kuko niyo modoka wakoresheje niwo uyikodeshereza ikizami cyangwa yo kugikora cy'imodoka buri abari nkangaye cya pratique byonyine imodoka ndibuka ko yakodeshwaga ibihumbi nka 3 sibyo ikizami no kukibukinga bitwara nk'ibihumbi 8 hagati y'8 na 5 ibihumbi umunsi umwe nyine wa circulation ubwo ibihumbi hagati ya 5 n'umunani ubwo tugereranyije mu Manyarwanda ibihumbi 8 ko ari menshi ni menshi ibihumbi 8 ugira ngo miliyoni niyenda kugera yageze miliyoni y'amanyarwanda iba yageze kabisa yageze rwose so rero urumva bango ikizami kimwe inshuro imwe miliyoni y'amanyarwanda iyo unagitsinzwe urarira kuko uba watanze amafaranga menshi no kubukinga kwiga isaha imwe se sigeze nko mu gihumbi na isaha imwe ni ibihumbi hafi 200 by'amanyarwanda igihumbi na kandi ubwo isaha imwe ni minota 45 hari igihe nashira wakije imodoka gusa kandi umuntu kwigisha no ukonfirma akavuga yuko ubishoboye cyangwa ugeze ku rwego urumva ko ari bitandukanye n'ibyo mu Rwanda umuntu kwigisha ntago ari ukonfirma wowe wize ni wowe ukonfirma ariko namwe ari igihe mugira mugenda mutayizi neza ibyo ngibyo ryo ni bibi rwose guys wize nyine yimenyera mu muhanda mujye mwiga imodoka muyimenye umuntu wo mu Rwanda agira ahangaha wamuha imodoka ngo tware bikanga subwo urumva ari byiza ariko iyo wize neza nyine uwo muntu agakonfirma ko uzi imodoka ngo yari sawa nyine ikindi kintu cyo gukuraho urujijo kenshi abantu bari mu Rwanda mbona bavuga ngo ufite perime yo mu Rwanda ngo uraje hano uratwasha amategeko hano nabonye perime z'inyamahanga bidakora kabisa uretse no mu Rwanda n'izivuye no muri Amerika naye ntago bazemera iyo muri Amerika nta nubwo bayemera iyo muri Amerika niba yemera si ikibazo cyo mu Rwanda kabisa kuko ubona nyine systeme ziratandukanye ariko gazi murebe uzi ko nabonye mu Rwanda bazana hariya mu nganda z'imasoro
nari naravuze ati ariko ahantu bahaye inganda ni hanini bya hatari ariko urebye aho izi nganda ziri zaha ho ni hanini bya hatari birarenze kabisa urumva n'ubundi ni hanini kuhatembera ntabwo watembera inganda zigomba kugira ahantu hisanzuye kabisa kubera ibikorwa byazo niyo mpamvu nakubwiye ngo ahantu inganda hakora kuri komine 3 ureba buriya komine yose ifite ukuntu yungukira muri izi nganda. Iki ni cya gice cya kabiri cyaho bakorera hari igice cya kabiri n'icyo hari ikindi kiri hepfo hari ibice byinshi bya mpunzi bya forest kabisa byinshi kabisa yakorana ko ari sawa kabisa ameze neza umuntu nyine utuye aha aba afite amafaranga ariko ibintu by'ahangaha birasetse urumva hari nk'umuntu wari waraguze nk'ahangaha kera atazi ko hazaba aho inganda ariko ubu habaye inganda ubu yabaye umuherwe ari kumushashura inote zihagije ahubwo abenshi barahagurishije kubera amafaranga ari ahari nyine yakoze no mu Rwanda siko bimeze iyo bagiye kwimura nyine ahantu haba haje urabona ko hari amapartema n'ayaba bakire bakora ahangaha muri izi nganda nyine ugahita wanga gutura kure y'akazi ariko uzi gutura hafi y'akazi nk'umuntu utuye muri ziriya apartema urabona atameze neza yibyukira ni ukoga amaso vuba vuba agataza ku kazi nabonye ukuntu ibintu byahari ku isaha nta gukererwa cyakora hari abantu benshi bagera intanga bikabagora kabisa abantu batamenyereye kubahiriza igihe byabavuna n'ahangaha buriya bagiye guhita bubaka ibindi bintu biri no mu bintu nakundiye ahangaha kabisa umuntu nyine mufitanye gahunda isaha n'isaha nta nubwo wirirwa umuhamagara umwibutsa kabisa kandi niyo uyishe nyine uba ugomba kumuha gahunda ukamuga ati sorry nayishe kubera iyi mpamvu ndi mu nzira ni byiza kabisa nyine narabikunze rero abantu benshi bajya babona abadiaspora baza mu Rwanda bakabona bari kugenda nk'abasirikare birukanka bagira gute nukubera ko warabimenyereye nyine ubwonko butarade ko kantu rakavuze bitunyibutsa umuntu najyaga mbona ndi nko mu Rwanda abazungu baje nko mu Rwanda nyine nkibaza impamvu kuki abazungu bagenda birukanka abana ariko maze kuyibona hano bari mu Rwanda bashaka kubona ubu ngubu babona nyine bakabyibaza kuki bahora bakora ibintu byose birukanka shabi nukubera naje kubona ko ibintu byabo byose biri ku minota kabisa baba babibariye bagenda biruka kabisa niyo agiye guhaha aravuga ati ngiye mu isoko ndamara iminota 10 cyangwa 15 rero iyo bigenze gutyo ahita agenda nyine yiruka ikindi nkurikije amakomenti abantu badukurikira bajya bandika hari ibintu bagomba gutandukanya urabona hariya ni hariya niho hari za modoka zitwara ibishingwa ni mu nduba ahangaha mu Rwanda nyine buriya anuza ya ofisi y'abari bashinzwe ni hariri abantu bajya badukurikira nkurikije amakomenti bajya bandika hari ukuntu bagerageza guhuza Stavanger komino yo ndumva ngo uruganda rukora kose Sura Sanes na Stavanger baragabanye kabisa n'abahanga cyane barakize bamwe abantu badukurikira ukuntu bajya bakunda gufata ubuzima bwo mu Rwanda bakabuhuza n'ubwangaha ntabwo bihuye biratandukanye cyane kubera ko buri gihugu kigira ukuntu kibaho ko n'urugero babumva ko mu Rwanda nk'ejo bundi hari ikiganiro mu gihe cyashize twashyizeho cy'inka batabashumba bazo bari hehe hano hantu nta muntu ufite ubushobozi bwo kugira umushumba w'inka ntabwo bishoboka ntabwo ari n'amafaranga kandi ari umuherwe umushumba ahembwa nka nyirinka hano rwose umushari yangana hano haje gusanga umuntu ibintu byose arabyikorera n'imirimo yo mu rugo n'ibiki nubwo waba uhembwa ngahe birangira ari wowe ubyikoreye cyane kuko hano gutunga umukozi biragoye ntabwo bishoboka biragoye nyine the same none se ukuntu abantu b'iburayi nyine ako abantu benshi b'abanyarwanda basigaye barabimenye kubera ko abadiaspora basura u Rwanda ni benshi noneho babaye benshi ariko ubona ko muri comment bameze nkaho bavuga batabizwa ko twereka abashumba bahari ziriya rero ziba zifite n'umutekano ziba ziri hariya iyo nyirazo ashatse kuzinjiza mu kiraro aragenda akazinjiza ntago bisabye kuziragira kuko aho ziri haba hari ubwatsi buhagije ntabwo byashoboka ko yagira umushumba kubera ko ubushobozi bwo kumuhemba ntabwo aba afite yabukura hese ntabwo bavuga nyine ngo ugiye kurangira umuntu ngo bamurangire akazi ngo azaze hano ngo yite ku nka cyangwa ngo mu murima ngo no guhinga hano bahingisha amamashini biragoye gukama barakama ariko hari abakama n'intoki n'abakamisha imashini nabyo birahari akabenshi nabonye ari imashini kabisa iki nicyo gice kindi cy'inganda tugiyemo urabona ko naho ari nakure hari hepfo hari na ruguru nyine ni hanini bihagije kabisa
ahangaha ni hanini rwose pe bahashyize nyine abantu bajya bamenya ko i Burayi naje kubona ko ibintu byose ni nyamwigendaho ufite imodoka yawe ukayiyogereza ibyatsi ugakupa nta bintu byo kuvuga ngo umuntu arabigukorera ntawe uhari wo kubigukorera urateka ukitekera ntawe wakubyaye ni wowe n'uwo mubana mu byimenyere kwitekera uritekera. Ikindi nabonye cyiza cyane ahangaha ni ibintu by'amagare kabisa n'akana k'umwaka umwe kagomba kwiga igare kakarimenya kuko umuntu wese aba akeneye igare still ujya mu muhanda nyine ukeneye igare ryo kugufasha mu buzima bwa buri munsi ukabona nk'umuntu yitwara igare mu Rwanda yagiye n'umuntu atwaye igare ukumva ko nta kintu afite ariko hano siko bimeze kabisa. Utwana twashaba twaramenyereye kwijyana ahantu hose noneho ko disari n'umutekano ubona ari byiza kwa kubona kana ukabona kana gatoya k'imyaka 2 k'imyaka 3 kari kwigendera nta kibazo. Ikintu cy'amagare hano no mu Rwanda uriya muco tuwugize byaba ari byiza kabisa byazajya bigabanira ka ubwana bwo mu Rwanda babugonga wana basi no kuvuga abana ndi kuvuga n'abantu bakuru numva mu Rwanda iyo bakubonye utwaye igare ibintu bishyiramo bakumva yuko utari umuntu wahatare bakabana guseka koko ariko hano no muherwa umuntu aparika imodoka ine ya miliyoni y'idolari akahita yitwarira igare rye kuko we nyine bareba agaciro k'igare ntago bita nyine ku by'imodoka cyangwa ibiki kabisa ko gutwara igare ni ikintu gisanzwe hano. Hano amagare arakora gusa biraryoshye kubona akana gatoya kijyanye ku ishuri n'igare baba bari batoje hakiri cyane byoroshye n'ubuzima rega transport iroroha iki cyane abantu mu Rwanda bavuga ngo bisi ngo ziragorana amasaha yo gutegereza bisi aho yifatiye akagare kawe wagiye kabisa wagiyeho wakoza gasiporo bitanaguhenze bitanahumanyije ikirere byose urumva bya hano nabonye ari byo hano ariyo system yanga y'amagare kabisa ariko mu Rwanda birabyitwa ngo ni car free day igare baryemewe kugenda riremewe igare n'abanyamaguru nyine wabyumvise waguze amagare no guhindura imyumvire abantu bari mu Rwanda no guhindura imyumvire ko bakubonye unyonga igare wabona warakubiswe ntago ari ugukubitwa abantu no guhindura imyumvire gusa dore hano ni hahandi none kuri eko ni igice kindi cyaho inzu noneho ni danje kabisa in gang ni ibiki noneho abantu in gang no kwanga aho kwinjirira mu muryango waho kandi kantu gatangaje ni ukuntu muri sama utabona umuzungu hano bana numvisha amakuru y'uko ngo bafite 1/2 cy'abaturage bangaba bamaze gusohoka igihugu baragiye 1/2 cy'abanoshke nta bari mu gihugu ubu ngubu niyo mpamvu umuhanda si bari kubibona hari imodoka bari kubona nta modoka ntago wambaza ngo umunyamaguru ntago wambaza ngo imodoka kwira ko ntaba hari uvuga ngo inangaha mu gihe cy'inuze cy'imeshi abazungu n'abantu bahatuye bigira muri vacances cyane ubaragiye nosubwa izindi service z'akazi bikorwa gati baragabana hari abagenda mu kwa gatandatu bakagaruka abandi bakagenda mu kwa 7 bakagaruka abandi bagata bagenda gutyo ubu hari service ukeneye n'ubundi still urazibona service zose ziraboneka zose zishoboka ziraboneka ariko ubwo se abantu bakora ikiye ntibahembwa menshi abenshi bakora usanga kwera ko nta bantu bahari nyine usanga ugize imana bakaguhamagara ngo ngwino ukore gikora amasaha menshi nyine ugasanga urahembwe nyine amafaranga menshi kuko nyine abantu baba bahari bo gukora ni bakeya tubonye umuntu kabisa ariko nawe yibereye ndabona ari kwinjoying ari kugenda muri slow motion ari kugenda roranti kugenda byanga ariko najaho iki gihugu by'umuntu atanatembereye ngo asohoke mu gihugu agende tagiye mu kavakansi wakwicwa na depression cyane mu Rwanda hari ubuzima guys ukorera amafaranga yawe ukagenda ukirira neza ukaryoha ariko hano wakwicwa n'agahinda ufite n'amafaranga mu nzu kabisa ni byose basohokera ejo bundi si n'ahantu twigeze kujya ngabona ibiryo byabo bimeze nabi ubundi ibiryo byo mu rugo ko ari byo byiza umuntu uza muri restaurant nako uza muri vacances mu Rwanda nicyo kintu rwose nabonye kiryoshye cyo kuza mu Rwanda ari ibiryo wana iyo ugiye kuvuga ngo uyu munsi sindi buteke uri mu Rwanda urya neza you can find anything to eat kandi biryoshye kandi kuri makesha ariko hano bagutekera ibiryo by'abazungu bibishye none akanyama kamwe ugasanga ukishyuye nk'ibihumbi nka 200 by'amanyarwanda 200 yasha 600
kuyagabana akanyama kamwe kwishyura ibihumbi hafi 600 by'amanyarwanda kanabishye noneho sha bacyokeje kirimo n'amaraso ari umunyu gusa bashyize banyanyagije aho kunyu. Abanyarwanda rero naje gusanga twe twirira ibiryo biryoshye binahumura neza biratunanira koko. Twamenyereye kurya neza Abanyarwanda. Urumva utakishwa n'irongo niyo mpamvu n'aba diaspora nabo basitaba birangira basubiye mu Rwanda. Iyo ugiye kuruhuka nyine uravuga ati reka nigire mu Rwanda. Hano rero ngiye kubagenda ku iduka rinini, niryo rya mbere rinini riri hano kabisa muri Furious, ariko nanone no muri Stavanger yose kabisa na Sanes na niyo nini rihari. Iduka ryitwa IKEA ni ry'aba Swedish. Ariko barafatishije si ngiri se n'ubundi niryo kabisa, naryo urabona ko riri he muri Furious nganda mu nganda. Ariko iri duka nta kintu na kimwe wifuza utahasanga. Ibitanda, amasahane, tapi, ibiki byose, everything. Ni iduka ry'ibikoresho byo mu rugo byose by'ibintu byose kabisa byo kwiyorosa, ibiki byose. Akoreye ku mikingano ikinini bya dari. Niryo duka rinini riri muri kano gace kabisa ry'ibintu. Twarigiyemo kurizenguruka, harimo na restaurant, hari n'igihe ubura ahantu usohokera kabisa. Iyo umuntu aje nyine hano n'umuryango we ngo agiye gutembera, ewana hari igihe wibagirwa kuri gutaha ukajya guteka, ukinjiramo amasaha atangira kwiruka. Uvuga ngo ushobora kwinjiramo saa 7 saa 12 bikaba izikugereyeho kabisa. Aya niryo duka rero turangirijeho kugira ngo nyine tuberetse nyine mu nganda, gusa twabacishijemo briefly tugira ngo tubereke nyine ko hano naho hari mu nganda nk'imasoro mu Rwanda. Gusa ubutaha wenda nitubona mubishaka bitewe n'ibyo mushaka muzatubwira tuze noneho n'amaguru bafunguye bari no gukora atari ku cyumweru. Guys rero mbacishije mu nganda nagira ngo gusa mbereke ko natwe dufite mu nganda nkuko namwe mufite imasoro, sibyo? Ariko ntago nye tuhaciye ngo mbereke mwimbere muri izo nganda kubera yuko bafunze ntago uyu munsi bakoze. Gusa bitewe na comment zanyu ubutaha twaza tukagenda n'amaguru noneho nubwo nabonye ari kure cyane, ni kure cyane kabisa, ntago zegeranye. Wenda twasura uruganda rumwe ariko ntago twazisura zose n'amaguru, twavunika cyane. So mwakoze rero kubana natwe, Imana ibahe umugisha, ndabakunda, bye bye.